uzi ko kugira ngo aguhe akazi umwanya wari urimo hari undi wari uhari? Ndabizi yarabibwiye. Ikindi utari wasobanukirwa neza, nta muntu uvuga inkuba ku munwa. Amakuru natinda waranyanze mukuri ko maze iminsi ngutekerezaho nkibaza ikintu twapfuye kikanyobera. Kukuvugisha kuri telefone mba numva bidahagije pe. Yumva barira buri kaka y'umushuti mfite n'ukuri. Ntabwo ari ukukwanga inshuti yanjye, urabizi ko ngukunda pe, ariko kubera akazi, kwita ku by'urugo, dore abana baratangiye amashuri, kubakoresha homework ntabwo babyoroshye, ariko ngiye kugerageza nisubireho. Ujye umbabarira umuhamagare kenshi, wongera ngukumbura, urabizi ko tuziranyeho byinshi, twarasenganye, twarimbanye muri korali, n'ukuri niwe nshuti yabo gufingira. Uzajya umbabarira nutabona n'umwanya wo kunsura unampamagaye nibura tuganire. Kuri ngiye kubikora mbabarira. Nari mpuze ariko ngiye kugerageza. None se ko mfite ikibazo, pasiteri muraherukana? Pasiteri ntabwo duherukana, ariko yampamagaye kuri telefone ambwira yuko nshaka ngo musisingire ahantu njya ngo aranshaka. Eswe. Hey. Kurusengero ni sawa? Narakubonye kiriya gihe naje guterana. Sure. Yo. Ko nawe nabonye udakijijwe. Banoze ubona wari birenze hariya. Iyo umuntu musohokanye mugasangira akantu, it's make just your man. Koko bibaho se? None se ko nanjye yampamagaye ambwira ngo aranshaka ngo duhurire hano. Numva nanjye bintangaje, binteye n'ubwoba ahubwo. Neza ni gute yampamagara akambwira ko nshaka, nawe ugahita guhamagara ngo duhurire hano. Ngeze amatsiko yo kumenya ikintu pasiteri adushakira. Nanjye numva binogeye. Ubuse koko ikintu pasiteri ashaka kutubwira ni igiti. Reka dutegereze turebe. Ndumva afite amatsiko, mfite n'ubwoba. Ibyo byose reka dutegereze buriya turabimenya neza ageze hano. Tureba gusa ari amahoro. Byanze bikunze afite ikibazo. Tumutegereze turebe icyo ashaka kutubwira. Twese turi babiri. Ariko twajyaga dusengana, wasanga ashaka no kugira ngo dusenge, kandi abizi ko twagiye tugirana ibihe byiza. Hari igihe wenda yaba dufite ubutumwa ntawamenya. Reka dutegereze tuze kumva icyo atubwira. Ariko gusa ndumva bidasanzwe. Ngeze amatsiko pe. Yaba yaraje. Uzi ukuntu ajya dusengana tukagira ibihe byiza cyane. Yaba yaraje tukagira bya bihe bya kera. Ubwo uje. Karibu. Karibu. Karibu rwose. Muraho neza. Muraho. Esa himbaza. Ni amahoro rwose. Karibu wacu kuma pasiteri. Esa nashimwe cyane. Gukunda tukajya muca gahunda rwose. Oya, none se ntuzi ko Bibiliya ivuga ngo hacyahwe abica gahunda? Umunyagahunda rwose. Amahoro turushimye. Pasiteri Imana ishimwe urahageze. Murumbuye Cyane. Uzi ibihe twajyaga tugirana? Ego. Imana ishimwe cyane, biradushimishije. Amina. Ndabona musa neza. Turasa neza kubera Imana. Hari abantu bari mu Mana tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana yadusize ubuntu bwayo, mbese iyo uri mu Mana uba usa neza, mbese ntabwo waba uri mu Mana ngo use nabi. Igihisha abantu bayo irabahisha, ikabahisha amaso y'abanzi babo. Iradukunda. Ngo ntawe ayikoreye uzakorwa n'isoko. Maze ngo nta n'uzikorera amaboko yayikoreye. Haleluya. Agiye gufashwa rwose, bagiye gufashira mu mavuta.
hanyuma akandi kantu. You just kiss me. Imbaraga komeza ugumemo. Sinasta amakuru y'iminsi. Ni amahoro. Mana yanjye. Tumeze neza, turashima. Nari mbakumbuye. Ni ukuri natwe ni uko. Iminsi yari myinshi. Ujye umbabarira kuba ntagusura. Ubiterwa n'iki? Nta mukozi ngira hano muri uru rugo, mba ndi mu mirimo njyenyine, ku buryo bwira nanareba n'ikintu nakoze nkakibura. Bijya biba kenshi. Akazi ko mu rugo nuko. Akazi ko mu rugo karavuna kandi katanagaragara. Ntabwo kagaragara, karavuna, ariko mujye mukora byinshi. Mwibuka ko no muri ako kazi mushinzwe. Mugomba kumenya abatwari. Bakuvugira mu ruto. Bagira inshingano n'umukoro. Murakoze kuduhugura. Murakoze cyane. Niwe waburagarega n'ubundi iyo tutaguheruka nta mahoro tuba dufite nta nubwo tuba dutuje kuko hari ibintu byinshi duhugura ijambo ry'Imana mbese iyo turi kumwe nawe tuba dufite ibihe byiza muri iyo minsi. Amen. Ngo dushobozwa na Yesu uduha imbaraga. Uko bimeze. Umuririmbyi yaririmbye. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Yakajwe keza ko. Cyane ari umuririmbyi. Ndi kuririmba. Wagize inshingano nyinshi ntabwo wabifatanya ngo bigone. Umva rero. Ndagira ngo rero mbabwire. Teza amatwi. Ngira ngo siko nakubwiye ko tuzahurira hano. Ni umuvandimwe nari namuvugishije. Ko nzaza tukahahurira. By'amahire ubahirije igihe nasanze muntegereje. Umva twe tugutegereje twishimye n'amatsiko menshi ahubwo tubwire. Ndaje kubaganiriza cyangwa se mbabwire yego nk'uko nabashakaga. Ariko ndabasaba ngo musenge. Buriya ngo ibanga ni irya nyiraryo, ariko hari igihe ugeraho rikakunanira ugasaba n'undi wagufasha. Abahanga b'ubuzima bajya bavuga ngo ibikuremereye iyo uvuze uraruhuka. Ariko niko bimeze. Nagira ngo mufashe kandi mwifashe. Ariko pastor ko numva ngize ubwoba ibintu byatumye udutumaho twese ukabona avuga ngo dusenge numva ngize ikibazo. Pastor nanjye numva ngize ubwoba. Wari usanzwe usa tugasenga tukagira ibihe byiza ariko runamwe ngo dusenge kandi nibanga. Ibyo bintu binteye ubwoba pe. You just kiss me. Promise?